turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyeho. Tugiye kwigarukira kuri Pamela na The Ben. Sinzi nimba ari uko The Ben na Pamela ari abasitari cyangwa se ariyo makuru aba agezweho. Imbuga nkoranyambaga zagiye zivuga ko The Ben yibarutse umwana, ariko ntago ari byo. Nyir'ubwite The Ben yarabivuze mu kiganiro yagiranye na RBA kuri Radio Rwanda, arabisobanura neza, avuga ngira ngo yavuze iby'urukundo rwe na Uwikeza Pamela, uburyo babanye, urukundo rwabo, avuga ibimugora, avuga ibyo yaretse. Yaje no kuvuga ko yajyaga yitahira saa 9, ariko ku mpamvu z'akazi asobanura yuko begispektinga kubyara ariko umwana batarabyara. Avuga iby'indirimbo, avuga iby'abahanzi, avuga iby'igitaramo azakorera ku itariki ya 1 z'ukwa mbere 2025. Nibyo rero mugiye gukurikira. Kora subscribe ku Isano TV Show ujye ukurikira ibiganiro byose. Ngaho rero reka tukurarikire iki kiganiro The Ben yagiranye na RBA. Uzamuriho kuri ryajwi ryawe ni nk'igitangaza kubagira nk'inshuti zikomeye. Yes. Buri inshuti nyashuti ifite buriya bari ibintu by'ingenzi cyane. The Ben ni byinshi bigezweho cyane. Hari igitaramo uri gutegura ku itariki ya 1 z'ukwezi gutaha kwa 2025, uri kuwa 3 w'icyumweru gitaha. Hari n'ibindi, umaze umwaka ushinze urugo. Banza tubwire uburyo wiyumva muri iyi minsi isigaye mu gihe gutegura igitaramo. Ku bijyanye n'igitaramo ndiyumva neza cyane, ndumva ndi tayari. Of course ntibyakuraho nanone kuko ni igitaramo kinini. Igitaramo kinini cyane kiruta, ndakubwira abantu ko kiruta ni na Ben nyirizina. So ni mpamvu ntihaburamo akantu ko kwitegura karimo na kwita excitement kenshi iyo twitiranya n'ubwoba, ariko iba ari excitement. Abakinnyi ba football babizi ko every match yose winjiyemo hari akantu ka excitement ufite, kuko uba uri ready, umaze iminsi uri prepare, ariko utazi the outcome iriwe ugeze muri field. So I'm very excited cyane, and I'm looking forward to kuriya munsi iminsi ine gusa. Yego, turabigarukaho natubwiye n'icyo uhishiye abakunzi bawe, ariko umaze n'umwaka ushinze urugo wowe na Uwikeza Pamela. Ni umwaka usobanura gute The Ben? Ni umwaka navuga ko ni experience nziza nagize. Obviously ni bwa mbere nari maze umwaka mbana n'umuntu tutavukanye, tutariranywe, aho ugomba kwiadapta ku bintu na bimwe. Hari ibyo ugomba kwiyima kuko ntabwo ubukira uwawe ngo wigenge cyane. So ni umwaka urimo experience nziza, ariko ni umwaka rumwe w'urugendo navuga ko rwuzuyemo urukundo, kwihangana, ndetse no gusobanukirwa ko buri umwe ku wundi ni urutugu rw'undi yegamaho mu gihe bitoroshye. Ni nk'amayahe masomo y'ingenzi wakuyemo muri uyu mwaka? Ku byerekeye n'urugo, navuga ko isomo rikomeye riri mu bundi ni rimwe, ni ukwihangana, patience. Kuko nk'uko nabikubwiye, ugiye kubana n'umuntu mutakuranye, mutariranywe, mudafite aho muhuriye in terms y'amaraso, uba ugomba kuba kwiyadapta ku bintu bimwe na bimwe akunda, nawe akiyadapta ku byo ukunda. N'urugendo rurimo gusaba patience nyinshi cyane. Uko wisobanura muri ubwo buryo ni nako usobanuramo Pamela? Yego. Cyangwa we hari ubundi buryo nawe wamubonyemo? Turabihuje. Urebye ni biri reciprocal, birigarura. Ni ukuvuga ngo urugendo rwo kubaka urugo ni urugendo uba ugomba kuba uri ready yo kuvuga uti, of course mushobora kuba muhuze values, ko values cyangwa se indangagaciro nizo zituma abantu benshi banabana, ariko nanone hejuru y'indangagaciro hari preferences, ibyo umuntu aprefera, ibyo umuntu akunda kuba yaba arimo igihe abikorera. Kera natahaga saa 9 z'ijoro bitewe kandi n'akazi mu by'ukuri, so ubwo nari ndi mu bintu bidafite akamaro, ariko wumva ubu ngubu bigomba guhinduka, cyangwa se byarahindutse. Nta kare nka taking care of responsibilities mfite mu rugo, ndetse nawe afite byinshi yigomwe, afite byinshi yadapse, ufite n'ikunguko, ariko byose hamwe bikaduhuriza hamwe kuduhesha ibyiza kandi tugakomera. Ni indirimbo nyinshi umaze gusohora, ariko izavuba uzisohora amashusho agaragaza ko
bamukoresheje muri izo ndirimbo uhereye kuri ni forever ugahera kuri true love izo zose gushyira Uwicyeza Pamela mu mashusho y'indirimbo zawe birakorohera? Biroroshye kuko she's my wife. Ikindi hari umuntu abonye wakoze comment ejo bundi barayisomye sinibuka neza avuga ati uvuga nta cyiza nko kugira umugore mwiza kuko isaniza uramutse uri umuntu ukora ibintu by'umuziki nta cyiza nko kugira umugore mwiza ku isaniza wamukoresha muri video zawe. Iyo ni joke ni ikintu umuntu wabyanditse ariko mu gihe kuri nuko iyo dukoranye biba byiza abantu barabikunda n'umuntu abantu bakunda n'umuntu ufite igikundiro cy'Imana niko navuga. So iyo duhuje rero tugashira amaboko hamwe we produce ikintu cyiza abantu bishimira. Nagiye mbibona inshuro nyinshi yaba muri video dukora cyangwa se yaba no buzima bwa buri munsi iyo duhuye n'abantu basanga babonye full package bavuga ati nk'iyo ndahantu nkagaragara njyenyine baragusuhuza abantu barishima banezerewe ariko baranakubaza Pamela ari hehe and the same thing birikana mubaho nawe. So nibaza ko ari favor y'Imana so kumukoresha mukumbaje mu gitaramo mu ndirimbo ni ibintu binyorohera kuko nawe arabikunda kandi bitanga umusaruro. Uretse kugaragara mu mashusho y'indirimbo bishobora kuzagira igihe noneho akagaragaramo ari no kuririmba? What? I don't think so. Nibaza ko Imana yo kuririmba afite ihagije ariko iyo afite nayo simbi ariko arabikunda cyane. Buriya agira n'ugutwi kwiza cyane ku muziki, yagira kabisa icyo twita ugutwi ku muziki aragufite kabisa. Debe usohoye indirimbo ya True Love amashusho yagaragaramo hari abantu bahise babonye ko atwite ndetse hari n'abatangiye gutekereza ko Pamela ashobora kuba yaranabyaye. Ukuri kw'ibyo bintu ni ukuhe? ubundi iteka indirimbo Pamela agiye agaragara mu zanjye zose ni indirimbo nabaga narazandikiye we specifically. Yaba ni forever ni indirimbo namwandikiye nanayikompoza rwose natekerezaga ibintu byose kuri we, ndetse na True Love ni indirimbo nanditse byose kabisa byerekeye kuri we. So kuba azigaragaramo urumva ko byumvikana niwe nize kwa ndavuga ko yabyaye no ukuzo kuri of course to expecting cyangwa se turitegura ariko ntabwo isayiragira turacyafitemo agahe by the way sinzi impamvu abantu baba sinzi n'ahantu byaturutse nagiye ariko nawe urabyumva urumva ibintu nk'ibi tugeraho ntubone n'umwanya wo kujya kubisobanura kuko urumva niba ari birebire ariko nibaza ko n'ababizana bose babizanira mu rukundo babagira ngo banashyushye wenda showbiz ariko ntabwo ariko kuri nuko tabura igihe tugaruka ku gitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 ni kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Ni uwuhe mwihariko uri muri iki gitaramo Debe? Umwihariko uri muri iki gitaramo sasa navuga ko urenze umwe ariko sinibikubwira byose kugira ngo ntasa nkaho muri iki gitaramo hano kuri radio. Reka mvuge gutya harimo surprise performances zitandukanye. Abanzi uzi neza ko twakoranye indirimbo wakunze nabo kandi bagize ibintu bikorwa bikomeye cyane bakoze yaba mu Rwanda cyangwa se muri Afrika muri rusange. Ufite amahirwe yo kuzabona kuri stage turirimba na ya ndirimbo probably for the first time kuko ukiri homa yanjye indirimbo yitwa Inkuba yanjye n'inshuti z'ikirere ntabwo twigeze tuyiperforming. Twari tugiye muri Amerika tuyiperformance na stage yanjye na Riderman abantu bazi usibye wenda muri Trace Award na stage yanjye yindi abantu bazi na Diamond Platinum muri Y. Harimo surprise performance nta n'umwe urabona turirimba indirimbo yitwa Sikosa turi kuri stage yo muri BK Arena. I think twagerageje gusa nkaho twasapotinze umushuti wacu witwa Sherry Silva muri Silva Gala ariko nabyo byasaga twari tugiye kugira ngo kugira ijambo tuvuga then birangira dukoze kapera ariko nta performance ya Sikosa. Indirimbo yabaye nini cyane muri uyu mwaka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta muntu urabona performance yayo n'uburyo kiyaba with all the graphics n'uburyo kiyaba nyine magnified mu bunini bwayo mbese muri BK Arena mbese uri imbere y'abantu 10,000. So dufite surprises performances ziri hejuru cyane, dufite fusion y'umuco nyarwanda ndetse na ibintu biri moderne. Dufitemo tuzagira performance ihuza inyamibwa na performance ya The Band ndetse n'ababyinnyi ba The Band. This is something that hasn't been done before. Ikintu gishyashya ntabwo nibaza ko cyari cyabaho ndetse niba cyanabayeho ntabwo kizaba kimeze nk'icyo turi gukora. So ni byinshi icyo nabwira abantu nuko
they should get ready bitegura bihagije inkweto ndende bazisige mu rugo dore ukurikije uburyo abantu bari kwitabira kugura amatike biraguha iyihe shusho kuko igitaramo kizabera muri BK Arena The Ben ijyamo abantu 10,000 yego nkurikije reka se nkuhanura nkurikije uburyo cy'amatike ari kugenda dushobora kuba tugiye gukora record dushobora kuba tugiye gukora record dushobora kuba tugiye gushaka gahigo ko guseringa out ko gucuruza amatike agashira mbere y'umunsi nyirizina dufite umuhanzi mwiza cyane wabikoze shongira ngo zirenze imwe yitwa Izere Mbonye dufite n'abandi nyawo ntari kwibuka nonaha ariko bose babikoze ku munsi nyirizina w'igitaramo rero natwe hamwe n'Imana dufite amahirwe bitewe n'ukuntu speed y'amatike iri kugenda birashoboka ko kitwa nko kuwa kabiri turi kubwira abantu amatike yarangiye umuntu uri kumva Radio Rwanda muri aka kanya azi neza ko igitaramo cya The Ben kiri ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa mbere kwa gatatu y'icyumweru gitaha yitware gute mbere nambara guri tiki icya kabiri gitegure gutangirana umwaka n'ibyishimo bidasanzwe rero mbwira ikintu gikomeye kuri kino gitaramo cya gitaramo nanone turashaka gutanga ishusho ngari y'umuziki nyarwanda naho ugeze igitaramo cyo kigizwe n'abanyarwanda giteguwe n'umunyarwanda ni album launch ya The Ben ngira ngo abanyamahanga turi bugiremo nabakoranye indirimbo na The Ben kandi bazaba baje kurimba iyo ndirimbo ntabwo Rema n'amakuru cyangwa se Otile Brown azaza kuri iyi ndirimbo irenze indirimbo twakoranye nabo bazaza Otile azaza Rema azaza Diamond shikoma kuyikonfaminga I think bitarenze ejo ariko amahirwe menshi nuko ari nawe ari turi kumvikana ibintu byinshi kandi bigomba kujya mu murongo uko biteye rero ni igitaramo ni kinini kurusha just a concept cyangwa se ni kinini kurusha kumva ko ari album launch ya The Ben ni ubusobanuro ukomeye bwaho umuziki nyarwanda ugeze niyo mpamvu ubona abanyarwanda benshi ababloga benshi abanyamakuru benshi bagifashe bagishyira ku mugongo wabo biyemeza ko this time reka tugaragariza amahanga ko we can do something big twakora ikintu kinini so ni igitaramo kinini cyane so nibaza ko umuntu kucyumva nonaha nk'uko uyimbajije usibye kuba yagura itike akaba yifite ibindi ni ukuza yambaye inkweto zifunze neza abadamu cyangwa se abakobwa bazirinde inkweto ndende kuko it's going to be a show izaba ari show from start to finish yego gisobanura iki kuri kariyeri y'umuziki wawe ni ikintu gikomeye kuko buriya launching album especially nkanjye uvanga business zanjye zisanzwe na music it's an achievement ubundi album ni achievement ikomeye cyane ku muhanzi njye rero by'umwihariko ndi umuntu uvanga akazi nkora gasanzwe ndetse n'umuziki bintera kugira umwanya mukeya ira mu muziki nk'ubu maze iminsi ndi kwita ku muziki nyawe maze iminsi mu ndirimbo nyinshi zishoboka bisa nkaho nashize pause cyangwa se mbona audience abandi bantu mu kwita ku bindi bintu bya inkora ku ruhande which is okay so yung achievement nk'iyi tumangira album isohoka ni iby'agaciro ni ikintu gikomeye kuri njyewe album ufite ni ikintu kidafite kuri kigereranywa ni ukubyara ububyaye umwana ugereranyije nk'ino muri iyo faso iyi album iriho indirimbo zingahe iri ndirimbo 11 izanaba available ku munsi nyirizina w'igitaramo hari indirimbo nshya ufite kuri album uzamenyekana ku munsi w'igitaramo yego hari indirimbo nshya hari indirimbo ya gospel imwe hari indirimbo izindi twagiye tugereza kuzisohoraho duhere kuri ni Forever ni imwe tujya kuri Plenty dufite True Love dufite indirimbo yitwa Better nayo twasohoye ariko numva zasohotse mu buryo bwegeranye ku buryo n'ubundi ziba ari za album iyo irangije hari ukuntu isohora mu buryo nyine butandukanye n'ibisanzwe tukaba dufite True Love so urumva dufite indirimbo 5 zisigaye kandi izo ziri ready kabisa zigomba kuba ziri uploaded in time hari igisobanuro kiri inyuma yabyo kuba barayishyize igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere igisobanuro kiri inyuma yabyo ni uko iriya tariki niyo tariki naziyemo mu Rwanda nkora comeback nkora icyo nakwita home comeback nimba nahita ngaruka mu gihugu 2017 nimba nibeshye nibwo nakoraga icyo gitaramo nakoze kuri parking ya stade kera twari tutaranagira arena so iriya tariki rero bitewe na connection yamaye cyane n'abanyarwanda once again nyuma y'imyaka 7 hari byatumye nkundira tariki maze iminsi nyisengera mbere yuko nanafatira date
usi yuko utari nubwo kwamena urabizi ko nagarutse none kwiyaza ikisho zirenze imwe ni itariki nifuje kuba nafata ndetse nkaba nifuza kuyifata n'indi myaka 3 iri imbere 2025 wishikiye abakunzi ba Debe 2025 mbese ibintu bikomeye cyane mbishe nubwo mbishe no ngiye kubivuga ariko mbishemo harimo ibintu byinshi cyane dufite inyota ndetse singiye gusa n'abahanzi bose bagenzi banjye dufite inyota yo kureba ko ubuhanga buri mu muziki nyarwanda ubuhanga buri mu bahanzi nyarwanda yego isi itangiye kububona ariko nta ari level dushaka kubigeraho. So 2025 ngewe hamwe n'abahanzi bagenzi banjye I think we are so driven twiyemeje kumenya ashobora kutubigeza ku rwego rwo kwagura umuziki of course namwe muzabidufashamo ariko tuzakora ibintu byiza kurenzaho. Urabona ko every year tugenda dukora ibintu biri hejuru y'ibindi buri mwaka dusa nkaho tuzamuka tukajya ku rundi rwego. So 2025 is going to be so much fun ndetse nibwira ko harimo opportunity arutayo twagize nyina mu myaka ishize tuzagenda tugaragaramo akomeye cyane. Indirimbo ngewe wenda abantu benshi bakunda kunziza kudasohora indirimbo cyane n'aba promising ko 2025 nzagereza gusohora indirimbo n'ubundi iyi ritme babona bizere kutazahagarara tuzabikora neza kandi kurushaho. Harimo collab n'abahanzi mpuzamahanga yego 2025 izaba irimo collab not so many kuko ngira ngo nizerere cyane muri collab nyinshi keretse iyo nkoze igikorwa hano kikagira ku muhanzi ushaka gukora remix ngira ngo ujye ubibona nka kuri Diamond yakwishyuyemo ku Masava na Justin Duro. Nizere mu kubona akora indirimbo ikaba nini bihagije ikagera ku muhanzi munini wenda uri kuri kaliber runaka iri hejuru kurushaho akaba yayifuza ko twayisubiramo. Ibyo nibyo arizo nka target nshaka kwitaho cyane ariko collab zo zigomba kugaragaramo umwaka utaha kandi zimeze neza. Debe urakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Radio Rwanda. Urakoze cyane namwe kunyakira.